satani yibasiye abana b'Imana babuze guterana. Muri iyi si yuzuye akaga, yuzuyemo imiruho myinshi, satani yibasiye abana b'Imana babuze guterana. Natukwa nk'ababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza. Umukiza Yesu nyiri mu isi yuzuye akaga, aba mu makuba cyangwa se mu byago, nzajyana mbakumukiza. Nzakorera Umukiza Yesu nyiri mu isi yuzuye akaga, aba mu makuba cyangwa se mu byago, nzajyana mbakumukiza. Natukwa nk'ababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza. Nemeye gusuzugurwa ngo nambe k'Umucunguzi, kuko nimbabazwa nzira uwamukiza, ntabwo nzakorwa n'isoni. Nemeye gusuzugurwa ngo nambe k'Umucunguzi, kuko nimbabazwa nzira uwamukiza, ntabwo nzakorwa n'isoni. Natukwa nk'ababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza. Irari ryo mw'isi kurikira Umucunguzi, kuko nukorera uwo Mukiza, ntabwo uzakorwa n'isoni. Abereka irari ryo mw'isi kurikira Umucunguzi, kuko nukorera uwo Mukiza, ntabwo uzakorwa n'isoni. Natukwa nk'ababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza. Natukwa nk'ababazwa n'izina ry'Umuremyi, n'izina ry'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza, zishima nambaye ikamba ndi kumwe n'Umukiza.
Bene data namwe bashiki banjye, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana mu gitondo cy'uyu munsi ko yongeye kudutegurira ameza, ikadukingurira umuryango, kaduha amahoro n'umutuzo kugira ngo umurimo wo guhamiriza ijambo ry'Imana ukomeze. Nkaba nsabiye umugisha mwebwe mwese mukurikiye iri jambo ku muyoboro w'ikoranabuhanga, uko Imana yashoboye kudukingurira. Turashimira Imana nk'uko twabivuze tugitangira muri iyi ntambwe. Ikoranabuhanga naryo ni Imana yaritanze. Ikintu cyose nk'uko ibyanditswe bivuga kiberaho guhesha Imana icyubahiro, ngo byose bikorera hamwe kugira ngo bibere byiza abizera, abo yahamagaye nk'uko yabishatse. Nkaba mbasuhuje mbatumiye kugira ngo dusangire ku meza y'Umwami mu kibwirizwa kivuga ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu, guhishurwa k'ubwiru bw'Imana. Turasenga kugira ngo dusabe Imana ubwayo nyiri ijambo ihagarare hano, yishyure ijambo ryayo, y'imitima yacu kunezerwa, humura amaso y'umuntu w'imbere kugira ngo umugambi wayo yateguye mu ijambo ryayo iwutugezeho. Turasenga. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza ubuntu n'imbabazi, iyo ukinguye ntawe ukinga, nk'uko niyo wakinga ntawakingura. Uri umugenga w'ibihe, Mwami wadukinguriye umuryango kugira ngo dushoboze Mwami gusangira ijambo ryawe, kandi turabigushimira n'imitima yacu yose. Nkabasaba uyu mugisha abana bawe bakurikiye ijambo ryawe Mwami muri aka kanya, maze igihe utugaburira ijambo ryawe ku byerekeye ubwenge bw'ijuru. Witeka, ubwenge bw'ijuru buhabanye n'ubw'abantu. Ubwenge bw'ijuru butangwa no guhishurirwa, kuko hatari uguhishurirwa nta bwenge bwahaba. Ariko Mwami, abana bawe niyo twaba baswa, abana bawe Mwami niyo twaba abantu baciriritse, iyo duhishuriye ubwiru bwawe Mwami, ubuduhaye kumenya, ubuduhaye ubwenge bwawe, ubuduhaye kukubona, ubuduhaye ubwenge buticuzwa. Ndagusaba kugira ngo muri aka kanya nanone Mwami, ijambo ryawe tugiye gusangira, uhagarare hano uritugaburire, buri muntu wese Mwami afata umugabane we. Nkaba ngushimiye, tangirane nanjye, sozanye nanjye, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Turasoma ibyanditswe byera muri Matayo 16 murongo wa 13 kugeza kwa 20. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? 14. Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa uri umwe mu bahanuzi. Arabasubiza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? 16. Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. 17. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo bibiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. 18. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. 18. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. 19. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura icyo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambura mu isi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Amen. 20. Maze
yihanangiriza abigishwa maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Reka twifashishe n'ururimi rw'igifaransa. Matayo 16 umurongo wa 13 kugeza kwa 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Au verset 14, ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, au verset 18, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Au verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Umwami Imana aduhana umugisha mwese abamaze gusomera hamwe nanjye iri jambo. Turafatanya mu kibwirizwa kivuga ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana. La révélation du mystère de Dieu. Imana muri yo yari ifite ubwiru bukomeye. Imana muri yo yari ifite umugambi ukomeye. Imana muri yo yari ifite gahunda ikomeye. Nubwo Satani mu murima wa Edeni yashatse kurogoya uwo mugambi, ariko ntakirogoya umugambi w'Imana, nk'uko umugaragu w'Imana Yobu yabihamirije. Umugambi w'Imana ntabwo warogowa, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yesaya: ngubwo nzakora umurimo ninde uzankoma mu nkokora. Nta mbaraga n'imwe yatambamira, yabangamira, yabuza imigambi y'Imana gusohora. Ariko hari umugambi wo gucungurwa. Le plan du salut pour l'humanité. Umugambi w'agakiza kubaremwe. Umugambi wo kwishura Imana yari ufite muri wo kuva mu iteka, nk'uko twabibonye. Imana yo mu mucyo utegerwa, Imana ikomeye, Imana iteye ubwoba, Imana idashobora gusobanukirwa, Imana ubwenge bw'umuntu budashobora gushyikira. Iyi Mana mu rukundo rwayo, mu mbabazi zayo, mu buntu bwayo, yiyambuye ubwo buhangange bwayo, yiyambuye cette immensité, yiyambuye cette grandeur. Il s'est dépouillé de sa grandeur, il s'est dépouillé de sa majesté, il s'est dépouillé de sa gloire et a revêtu l'humanité. Il a revêtu le corps de serviteur. Yiyambuye ubwiza bwe, yiyambura icyubahiro cye, yiyambura ubuhangange bwe, yiyambura gukomera kwe. Agaragara nk'uko twabonye mu Filipi 2 nk'umugaragu usuzuguritse. Ibyo Imana yabikoze, yari ifite gahunda, yari ifite ubwiru bukomeye,
niyo mpamvu turimo gufatanya iri jambo rivuga ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu. Imana yari ifite ibanga rikomeye ryo kwihishurira abana bayo. Imana yari ifite ibanga rikomeye ryo guhamagara umugeni wayo. Imana yari ifite ibanga rikomeye ryo kugira ngo abo yamenye kera, abo yatoranije kera, nubwo icyaha cyinjiye hakabaho kugwa biciye kuri Adamu na Eva bakagwa, ariko Adamu wa kabiri yari yarateganijwe. Umugambi w'Imana wari warateganijwe kugira ngo abana b'Imana abo yari ifite muri yo isi n'ijuru bitararemwa ibagarure. Ibyo yari ifite muri we yagombaga kubisohoza mu mwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu Imana yiyambuye gukomera kwayo. Imana isiga ubwo bwiza bwayo. Muzabibona mubisome muri Yesaya cya 6, muzayisomera mubona ukuntu Imana ikomeye iri ku ntebe yayo, igaragiwe n'abakerubi, igaragiwe n'abaserafi bafite amababa, baguruka birirwa bavuga amanywa nijoro ngo uwera uwera uwera. Uko Yesaya yayibonye muri Yesaya 6, ni Imana ikomeye. Abandi reka tuhasome Yesaya 6, Yesaya 6 murongo wa mbere kugeza kwa 5 birahagije. Mu mwaka w'umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, abiri yatwikirizaga mu maso he, yandi abiri yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yaragurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera arera arera. Isi yose yuzuye icyubahiro cye. Murongo wa 4, ifatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti nishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami w'iteka Nyiringabo. Esaïe chapitre 6, verset 1er au verset 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le port de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Au verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia! Uku Yesaya yamubonye umwami w'icyubahiro. Nibyo mwene data Paulo mugaragu w'Imana nzima aduhamiriza muri Timoteyo wa mbere murongo wa 17 no muri Timoteyo wa mbere 6 murongo wa 16. Timoteyo wa mbere cya mbere murongo wa 17. Tumaze kumva iyo ntebeye, tumaze kumva ahatuye, tumaze kumva icyubahiro cye. Twaranasomye Timoteyo wa mbere cya mbere murongo wa 17. Timoteyo wa mbere cya mbere murongo wa 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire
au siècle des siècles. Ô roi des siècles, ô roi des siècles, umwami nyiribihe. Timotheo wa mbere cye cya mbere umurongo wa 10 na gatandatu, umurongo wa 17. Umwami nyiribihe byose, ô roi des siècles, umwami nyiribihe byose, immortel, udapfa, invisible, kandi utaboneka, c'est Dieu, ari we Mana imwe yonyine, soit honneur et gloire, ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo, au siècle des siècles, au siècle des siècles, iteka ryose. Umwami nyiribihe byose, udapfa, utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Uko Yesaya yayibonye niko na Pawulo yayibonye. Mana yari ifite abagaragu bayo mu isezerano rya kera, ikabahumekeramo ijambo ry'ubuhanuzi, ariko ibyo byose bigamije guhishura ubwiru bwayo. Uyu mwami nyiribihe byose, udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine. Niyo mpamvu ibyerekeye ubwinshi bw'Imana bihabanye n'ubu bwiru bw'Imana. Ibyerekeye ubutatu binyuranije n'umugambi w'Imana. Ijambo ry'Imana ravuze ngo umwami nyiribihe byose, udapfa, utaboneka, ari we Mana imwe yonyine. Ijambo ry'Imana riratsindagira. Ntabwo rivuze ngo ariyo Mana imwe gusa. Uyu mwami nyiribihe byose, udapfa, utaboneka, ari we Mana imwe. Ijambo ry'Imana riratsindagiye ngo ari we Mana imwe yonyine. Umwami nyiribihe byose, udapfa. Ariko muri iri jambo turimo gufatanya ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu. Muri uwo mugambi w'ubwiru bw'Imana, Imana yasohotse muri aka kamero kayo. Nibyo Pawulo yigisha Abafilipi mu gice cya 2 twarabibonye. Uko Yesaya yamubonye agoswe n'abakerubi, ahimbazwa, asingizwa, ari umunyacyubahiro, ni nako Pawulo nabamubwiriza hano ngo umwami nyiribihe byose, udapfa, utaboneka. Ariko kugira ngo ububwiru bw'Imana bujagaragara, bwari mu migambi yayo, byasabye kwiye uyu mwami nyiribihe byose, udapfa, bisaba yuko udapfa, utaboneka, kugira ngo yihuze n'abana be bagushijwe n'icyaha, yihuze n'intore ze zatakaye. Byasabye ko uyu mwami yiyambura uyu mwenda kugira ngo yambare umubiri, abe noneho igitambo. Kubera ko urupfu rwari ngombwa, amaraso yari ngombwa, kugira ngo uyu mugambi wo gucungurwa ushobore gushoboka. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Iyi Mana mu rukundo rwayo isohoka muri ako kamero. Mwami nyiribihe byose, udapfa, utaboneka, ari we Mana imwe yonyine. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe, ihimbazwe icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Ni nabyo hano biri muri Timotheo wa mbere nyine 6 murongo wa 16, ngo niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. Uko Yesaya yayibonye, niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, kandi mu mugambi w'Imana, muri ubu bwiru bw'Imana, Imana yashakaga ko, muribuka ko icyaha kimaze kwinjira, Imana yaraserutse, umubano yari ifitanye na Adamu na Eva isanga icyaha cyawukuyeho. Ubusabane, la communion qu'il avait chaque soir avec ses enfants dans le jardin d'Éden était brisée par le péché. Ubumwe, ubusabane, kuganira yagiranaga n'abana be yaremye, cyaha kimaze kwinjira, Imana izihamagara, Adamu na Eva barihisha, bamenya yuko badakwiriye. Imana iravuga iti mugambi wanjye ntabwo uzahagarara,
ni umugambi mukuru, ni umugambi ukomeye. Iyi Mana iyo yonyine ifite kudapfa. Umurongo wa 16 Timoteyo wa mbere ijambo ry'Imana ribisubiyemo ngo niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. None se iyo kuba muri uwo mucyo utegerwa, Imana ntiyemera kwiyambura ubwo bukuru bwayo ngo yambare umubiri mu nda y'umugore, bice muri iyo nzira igayitse, uko Yesaya yabibonye nanone muri Yesaya 53 ngo nta bwiza yari afite, ngo ni umuntu abantu bahuzaga mu maso wayo. Yesaya 53 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5 niyo shusho yajemo. Iyi Mana itigomwa, iyi Mana igundira. Ijambo ry'Imana tubwira mu Filipi 2 ngo kuringanira n'Imana ntiyabikomeyeho, ntiyabigundiriye, yaremeye arekura icyo cyubahiro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri Yohana 3:16 ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ariko uyu mwana wayo nibwo bwiru bw'Imana, nibyo abantu iyo badahishuriwe badasobanukirwa. Ni Imana ubwayo yambaye umubiri, niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa. Nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Ariko mugambi w'agakiza, ubwiru bw'Imana bwaje guhagaragara nuko tubona Imana kugira ngo duhuze amaso nayo itubabarire, nuko tuyihobera nkuko Imana yavugiye muri Dawidi ngo muhobere uwo mwana muri Zaburi ya 2. Birasaba ko umunyambabazi atubabarira, birasaba ko tumwegera, birasaba ko tumubona, birasaba ko dusabana nawe kugira ngo ibyo bibaho. Birasaba yuko umugambi we, ubwiru bwe yarafite muri we abushyira ahagaragara. Nibyo biri hano nyine tumaze gusomaga. Mu Gifaransa baravuga ngo Timoteyo wa mbere 6:16. Nous lisons en français Timothée 6:16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Vraiment, ce Dieu-là, qui habitait une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et ne peut voir, si ce Dieu-là était resté dans la même condition, avait voulu seulement rester dans cette gloire, le péché ne pouvait pas être sauvé. Le péché était perdu. Iyo Mana iguma muri ako kamero ko kutegerwa kumucyo umuntu atabasha no kureba, ngo que nul homme n'a vu ne peut voir, ngo niba mu mucyo utegerwa yo ntawigeze ayibona, nta n'uwa amaso yacu ntabwo yari kuyireba. Niyo mpamvu Yesaya ayibonye muri buriya bwiza yavuze ati napfuye mbonye ishyano ndi umunyabyaha. Muri ako kamero kubwo bukuru k'iyo gloire, kubwo bwiza, ntabwo umunyabyaha yari gusabana n'Imana, ntabwo byari gushoboka. Niyo mpamvu ubwiru bw'Imana bukomeye turimo kuganira mu gitondo cy'uyu munsi. Ni ngombwa guhishurwa k'ubwiru bw'Imana. Ubu bwiru bwaragaragaye, bamwe barabuzi, abandi ntabwo babuzi. Ariko icyo nshimira Imana, intore z'Imana ubu bwiru zarabumenye. Niyo mpamvu aho twasomye muri Matayo 16 nk'uko twabyumvise, ikibazo umwami yakibajije itorero rye, intumwa ze yahamagaye. Murongo wa 13 arabaza ikibazo, arabaza ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Ya teruye ikiganiro afite umugambi wo kubishurira, asa naho acokoje ikiganiro akomye imbarutso kugira ngo
erega iyi Imana itatuganirije ntabwo twayibona. Imana ubwayo, umwami wacu Yesu Kristo, habaze itorero rye, habaze intumwa ze, ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Baramushubije ku murongo wa 14, baramusubiza ati bamwe bagira ngo bati, baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza. Kubera ko Yohana, murabizi abasoma Bibiliya, cyari ngombwa yuko babisikana. Yohana yari integuza, teguriza Imana yacu, yarije kwambara umubiri. Yohana yahamirije umwami wacu Yesu Kristo. Yohana niwe wamubatije, kubera ko nta gitambo gitambwa kitogejwe. Umwami wacu yabatijwe mu mazi muri Yorodani, si ukugira ngo ahorerwe ibyaha, kuko nta cyaha yari afite. Ni ukuko igitambo cyose kugira ngo gitambwe kigomba kozwa. Niyo mpamvu na Yohana nk'umuhanuzi yashatse kwanga kumubatiza, kuko yabatizaga abantu kugira ngo bihane ibyaha byabo. We yaramubonaga ko ari umwana w'Imana, we yaramubonaga ko yari Imana. Aranga ati ntabwo nakubatiza. Umwami wacu Yesu Kristo aramubwira ati mbatiza dusoze gukiranuka kose. Bivuze ngo nta gitambo cyaza, je ndi igitambo, sinazabambwa. Igitambo nticyazatambwa kitogejwe. Yohana nk'umuhanuzi w'Imana, Yohana nk'umwana w'Imana arumvira, aramubatiza. Avuye mu mazi ijuru riramuhamiriza, nk'uko yaramanuka mu ishusho y'inuma, ahita amwereka Yohana. Ntabwo abantu bose bamubonye, muzajye mumenya ko bose batabonye iyo shusho y'inuma. Yabonywe n'uwagombaga kuyibona kugira ngo nk'umuhanuzi ahamye. Bivuze ngo Yohana yashoje umurimo we, aricwa, umwami Herode amuca umutwe, ariko uwo yahamirije yari aho arimo gukomeza umurimo. Niyo mpamvu muri Matayo 16:14 abigishwa baramusubiza, kuko Yesu yavuze ati mwumva abantu, mwumva hanza mu gihugu banyitande, banyitande. N'ubu uyu mwami w'abami, uyu mwami w'abami Yesu Kristo, uko twabibonye mu ijambo ry'Imana rivuga ngo izina rihebuje, uko twabibonye twe tumuzi, tumwizera nk'Imana nzima, ni umwami w'abami. Ariko hanze bafite uko bamwita, mu madini anyuranye bafite uko bamwita, ariko abana b'Imana bagomba kumenya neza ububwiru. Arababaza ati mwumva banyitande. Murongo wa 14, bamwe bavangura Yohana, bibajije ko Yohana yagarutse, umuzimu cyangwa umwuka Yohana uri muri we, kuko bari bazi ko yaciwe umutwe. Bamwe baravuga ngo uri Yohana umubatiza. Abo ni bamwe. Abandi bati uri Eliya. Abamwita Yohana n'abamwita Eliya ntabwo bumvikana. Abamwita Yohana bafite uko babisobanura, abamwita Eliya bafite uko babisobanura. Abandi ngo uri Yeremiya, munyumvira namwe. Abandi ngo ni Yeremiya wagarutse. Kandi abo bose baba bafite imyumvire n'ibyanditswe, cyangwa se uri umwe mu bahanuzi. Hari n'indi groupe ivuga ngo urande prophète. Urumva ibyo ntabwo byari bihagije. Uno murongo wa 14, umwami wacu Yesu Kristo asa nkaho avuga ati ibyo abandi banyita reka tube tubiretse, aterura icyo kiganiro. Icyo yaragamije ni ukugira ngo abo bana bewe bamumenye. Niyo mpamvu ku murongo wa 15 ahise avuga ati, arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Ati ko muri abigishwa banjye, ko munkurikiye. Niyo mpamvu kumenya ububwiro bw'Imana ari ngombwa. Mwebwe nahamagaye, mwebwe munkurikiye, mwebwe munyitande. Ibyo abandi bavuga arabireka, none aravuga ati reka twebwe nk'abana bo mu nzu, mwebwe nk'itorero munyitande. Ikibazo mu gihe ikibazo kireba abandi byari byoroshye, mwumva banyitande. Bamwe baravangura Yohana, abandi ngo Eliya, abandi ngo Yeremiya, cyangwa umwe mu bahanuzi.
noneho kuri 15 naho mwebwe ubwanyu munyitane, mwebwe munyitane. Ahita ahindukiriza ikibazo ku itorero. Ariko abana b'Imana, Imana biri hamwe nabo. 16 kubw'ubuntu bw'Imana igisubizo kiraboneka. Haranditswe ngo Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Cumi na karindwi iyo umwarimu abaza nyine atangana n'amanota. 17 Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byaguhishuriye, ahubwo ni Data. Kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Arabibaza ko Umwami wacu Yesu Kristo yavuze ko azubaka itorero kuri Petero. Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu mu Gifaransa babisobanura neza. Umurongo wa 10 muri Matayo 16, umurongo wa 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Au verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Tu es Pierre. Mais sur ce roc, c'est très différent. Il s'agit de Pierre le nom et du roc. Pierre, en tant que personne humaine, ce n'est pas lui le roc. Non, tu es Pierre. Mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Uri Petero, ariko kururgo rutare. Nionzubaka itorero ryanjye. N'uruhe rutare? N'uru rutare ruri ku murongo wa 17. Quel est ce roc? Ce roc se trouve bien expliqué au verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te révélent cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Ntabwo ari umubiri n'amaraso bibikubwiye, ntabwo ari kamere, ntabwo ari ibyo bigishijwe n'abantu. Iyo bavuze ko si umubiri n'amaraso, biba bivuze ngo ntabwo bivuye mu bwenge bw'abantu, bivuye ku Mana. Ijambo guhishurirwa, le mot révélé, signifie c'est faire connaître la vérité divine. Révéler, c'est faire connaître la vérité divine. Guhishurwa, guhishurirwa, guhishura, nukumenyesha ukuri kw'Imana. Nukumenyesha ukuri kw'Imana niko guhishurwa. Niko guhishura. Iyo tuvuze ngo abana b'Imana turahishurirwa, ni ukuvuga ko Imana itumenera ibanga, ikatumenyesha ukuri kwayo kudakuka. Niyo mpamvu Yesu amaze kuvuga ibyo ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, je bâtirai mon église sur ce roc, yahise akurikizaho icyemezo. Kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Impamvu amarembo y'ikuzimu atashobora itorero ryubatse kuri urutare rwo guhishurirwa, nuko nyine amadayimoni Satani akandiraho agasanga abana b'Imana no ku gakecuru n'agasaza
na umwana w'Imana wese ufitanye ubumwe n'ijuru aba afite uruhagarariro, ntabwo yanyeganyega. Bamwe bacaha, bandi bagacaha, nduru zikavuga, amagambo akavugwa, ariko isano dufitanye n'Imana nuko itwishurira. Uw'Imana ikinguriye inyegamo akabona uyu mugambi wayo, Satani aranyeganyeza agasanga adakandika. Abandi bacaho babonye, abandi bakurikira inyungu z'abantu, abandi bakurikira amagambo y'abantu, ariko itorero ryubatse ku rutare. Amadayimoni ntabwo yari shobora. Angaha niho dushingiye ikibwirizwa kivuga ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana. C'est sur ce fondement que nous avons présenté cette prédication, la révélation du mystère de Dieu. Imana byarayinejeje guhishura ubwiru bwayo, kandi ubwiru bw'Imana ni Kristo. Niwe ubwiru, amabanga y'Imana, imigambi y'Imana, byose biri muri we. Tubibona hano mu Bafilipi. Abafilipi, Abakolosayi, mbabarire cyo cyambere. Colossiens chapitre 1er. Abakolosayi igice cya mbere, murongo 15 kugeza kwa 20. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami, bwami bwose, utware bwose, ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero niwe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, n'imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso ye yo ku musaraba, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Yesu Kristo niwe huriro y'umugambi w'Imana wo gucungura. Ngo umurongo wa 20, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso ye yo ku musaraba, we imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Abakolosayi 1:20, nous lisons en français. Colossiens chapitre 1er verset 20. Et il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a voulu réconcilier toutes choses avec lui-même. C'est Dieu. Il s'agit de Dieu ici. Pour que Dieu se réconcilie avec sa création, il y avait un mystère qui devait être manifesté. Et ce mystère était le Christ et le Seigneur. N'Imana yagombaga kwambara umubiri kugira ngo yiyunge n'ibintu byose, ngo ari biri mu ijuru, ari biri mu isi. No kuvuga ngo uwo mugambi udasohora, n'ijuru nta gaciro ryari kuba rimaze. N'ijuru ritegereje uwo mugambi, n'abamarayika, n'abaserafi, n'abakerubi, ibi n'ibibera mu ijuru byose byaba biteye agaciro. Umwami wa Yesu Kristo niwe huriro ry'imigambi y'Imana. Il est le centre de gravité du programme de Dieu. Niwe huriro. No kuvuga ngo iyo Kristo adaseruka, uretse natwe abanyabyaha twagombaga kwizera,
tukababarirwa tugacungurwa n'ijuru ubwaryo, nk'uko ibyanditswe bivuga mu Baroma 8. Ibyaremwe byose bitegereje guhishurwa kw'abana b'Imana. Iyo ubu bwiru budaseruka, byose byari kuba biguye mu mazi, Satani yari kutwivuga hejuru, yari kuvuga ngo wa mana we wanyirukanye mu ijuru, ariko nanjye ibyawe ndabyangije, ibyawe mbisutsemo mu mwanda, ibyawe mbihinduye zeru, ibyawe ndabisiribanze, ariko ngize gutya muri Kristo Yesu Imana yaranesheje, umugambi wayo ukomeye yarawushoje. Niyo mpamvu Petero amaze gusubiza muri Kristo Yesu umwana w'Imana nzima, ku murongo wa 16, ku murongo wa 17 Imana yise isubiza Yesu kitahita asubiza ngo urahiriwe, ni byiza. Yesu ahita avuga ngo ibintu bibaye byiza, ibintu bitangiye neza, abana banjye nabo ngabo bahishurirwa. Kwa 17 nyine Yesu yahise abwira Simona turahiriwe Petero, si inyama n'amaraso bibikwigishije, nanjye nkabambwira abanyumva ko nta torero ry'Imana riyoborwa n'inyama n'amaraso, nta torero ry'Imana riyoborwa n'amashuri y'iyobokamana ava mu bwonko, nta jambo ry'Imana ryigirwa ku isi, ijambo ry'Imana rimanuka rivuye ku ntebe y'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nijye mutima w'ubugingo umanuka uvuye mu ijuru. Ntabwo ari umutima wamanutse kera. Abana b'Imana ntabwo dutoragura ibyaraye, ntabwo twigishwa n'abantu. No, itorero ry'Imana riracyacometswe ku muyoboro wo guhishurirwa. Niyo mpamvu ku murongo wa 20 hano muri Matayo nyine 16 murongo wa 20 hari ikintu Yesu ahise ababuza. Matayo 16:20 Yesu ahise ababwira ngo maze yihanangiriza abigishwa ngo batazagira uwo babwira ko ari we Kristo. Matthieu chapitre 16 verset 20. Matthieu 16, 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ici, on peut se demander pourquoi il était venu pour sauver les pécheurs. Pourquoi il les empêche? Pourquoi? Il a raison. Parce que le Seigneur, il se révèle à qui il veut. Il se révèle à qui il veut. Et il se cache à qui il veut. Mwami wacu Yesu Kristo niyame abanyumva mubifata uko bimeze. Imana yishurira uwo ishatse, ikihisha uwo ishatse. Nibyo biri muri Yesaya 45 umurongo wa 15. Impamvu ari ubwiru, turimo kumva ijambo ry'Imana rivuga ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu. Impamvu ari ubwiru nuko bwishwe. Niba budahishwe ntabwo bwaba ubwiru, niba ari ubwiru burahishwe. Niba budahishwe umuntu wese yamumenya si ubwiru, ariko ugembagaza mpamiriza icyo ijambo rivuga n'ubwiru. Bwari ubwiru n'ubu buracyari ubwiru, keretse kuw'Imana yihishuriye. Yesaya 45:15 haranditswe ngo, Yesaya 45 umurongo wa 15. Mana ariko kaduzere no kwa 14, kaduzere no kuri 14 c'est bon. Uwiteka aravuga ati imirimo ya Egiputa n'indamu za Ethiopia nizabaseba, abagabo barebare bazagukeza babe abawe, bazagukurikira. Harimo aravuga umugisha w'Isirayeli. Bazagukeza bari mu minyururu, bagupfukamire, bagutakambire bati nukuri Imana iri muri wowe. Harimo arahandurira Isirayeli.
nta wundi kandi nta yindi mana iriho. 15 ese aratangara kandi aratangaza, mana ya Israeli umukiza ni ukuri ni wowe mana yisha. Dieu d'Israël sauveur. Certes, C'est toi le Dieu qui te cache. mana ya Israeli umukiza Ni ukuri ni wowe mana yihisha. Imana irihisha. Ariko icyo turimo guhamiriza mu gitondo cy'uyu munsi ni uko ububwiru Imana ibwishurira abana bayo. Niyo mpamvu ku murongo wa 20 hano muri Matayo 16 umwami abahaye itegeko rijyanye no kwihanangiriza. Matayo 16:20, maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira ubabwira ko ari we Kristo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri. Cya mbere, Yesu yari atarabambwa, ariko cyane cyane na nyuma yo kubambwa Imana yishyurira uwishaka. Arabihanangiriza ati ntagire umubwira. Ibyo bivuze iki? Ntabwo Yesu Kristo yimenyekanisha aciye mu itangazamakuru. Ntabwo Yesu Kristo yimenyekanisha kubera ibyapa n'amagazeti. Ntabwo Yesu Kristo yimenyekanisha ku masitade. Ntabwo yimenyekanisha mu masoko. Yesu Kristo yishurira abana be mu ijambo rye kandi mu ibanga. Haleluya! Nkamambiyamiriza uko niko yatwiyeretse, uko niko yanyiyeretse, niko n'abandi bana bene data n'abakiki banjye n'abandi bose bizera ku isi yose mu buryo bw'umwimerere. Abana b'Imana bizera mu muyoboro wo guhishurirwa. Iri ni ijambo rikomeye. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari Kristo. Ariko ububwiru bukomeye ku Imana yabukomeyeho, ko twumva Imana yabukomeyeho ra n'ubwiru nyine. Abambere Imana igomba kubwereka n'itorero ryayo ari wo mugeni wa Yesu Kristo. Umugeni agirwa no kugira ibanga, yibirwa n'umukwe, afite icyo ataniyeho n'abandi. Niyo mpamvu uyu ni umutungo w'Imana, ni umugabane w'Imana. Ububwiru ni gakondo y'intore Imana ibukingiranira mu bana bayo. Ni ubwiru. Iyo usomye muri Yesaya cya 6, muri Yesaya cya 8 umurongo wa 16, ububwiru Imana ibukingiranira mu bana bayo. Yesaya 8:16. Esaïe, chapitre 8 au verset 16. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. Enveloppe cet oracle. Esaïe 8:16. Enveloppe cet oracle, cette révélation parmi mes disciples. Bumba uko kuvugishwa. Oracle bisobanura kuvugishwa. Oracle de l'Éternel ni kuvugishwa kw'Imana. Munega amatwi neza. Esaïe 8:16. Enveloppe cet oracle. Bumba ibyo bihamya. Cette révélation parmi mes disciples. Tera kashe kingiranira sere no gukinga. Y'abantu bazanye konteneri y'ibicuruzwa bakayivana ku cyambu, natwe bari mu Rwanda, cya Mombasa muri Kenya, cya Dar es Salaam muri Tanzania. Umuntu wese afite konteneri ye, yaba ari mu imodoka, yaba ari mu makarito y'imiti, yaba ari mu imiceri, bakayifunga bagashyiraho icyo bita seal, bagakinga neza. Bumbi bihamya. Enveloppe cet oracle. Bumbi bihamya. Cette révélation
parmi mes disciples kingiranira uko guhishurirwa hagati y'abigishwa banjye. Nk'abamanitse amaboko mvuga ngo guhishurirwa ntabwo kuri ku isoko, guhishurirwa ntabwo kuri ku muhanda, guhishurirwa gukingiraniye hagati mu ntore, guhishurirwa kurakingiranye. Haleluya! Ntabwo ari ibyo bivuze, c'est ainsi dit la parole, c'est ainsi dit la Bible. N'ijambo ry'Imana ribivuze ngo bumva ibyo bihamya, kingiranira guhishurirwa mu ntore zanjye. Noneho abanyi bavuga ngo noneho Imana iratoranya. Imana iratoranya cyane. Bibiliya yuzuyemo predestination, Bibiliya yuzuyemo itoranywa ry'abera, kandi iryo jambo aba intore ntabwo zisitazwa nuko hari itoranywa, kubera ko iyo itoranywa ribwirijwe umwana w'Imana yumva afitemo umugabane. Bumva ibihamya. Enveloppe cet oracle, Esaïe 8:16. Enveloppe cet oracle. Bumva ibyo bihamya. C'est cette révélation parmi mes disciples. Kingiranira. Kingirana uko guhishurirwa. Ugukingirane mubona hamagaye mu ntore zanjye. Niyo mpamvu ntabwo twiteze ko abantu bose bazizera ububwiro. Ntabwo twiteze ko abantu bose bazabumenya. Ariko n'ubu buracyabwirizwa, n'ubu burakizerwa. Abana b'Imana baracyahishurwa ko Imana iri muri Kristo yiyunga n'abari mu isi. Baracyahishurwa ko umwami wacu Yesu Kristo uwo ari we. Baracyabimenyeshwa n'ijuru. Petero arasinziriye, nabo bari hamwe barasinziriye bategereje impanda. Ariko ku isi hari abantu bagenda n'amaguru abiri bagifitanye isano n'ijuru. Imana ikibwira ngo murahirwa kuko ntimuyoborwa n'inyama n'amaraso, ariko data wo mu ijuru niwe ubahishurira ijambo rye. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo mu nzira y'Emawusi yahamirije abana be. Ibyo biri muri Luka 24, turasoma mu kanya. Ubundi ugiye mu bwenge urebye iby'amadini y'igihe cya Yesu Kristo yamukoreye, ibyo abafarisayo bamukoreye, ibyo abasadukayo bamukoreye, bakamwita Belzebuli, bakamuvuma, bakamumwaza, bakamubamba, bakamwandagaza muri rubanda. Nyuma ya kuzuka, nicyo kintu nshimira Imana mwese abanyumva, nyuma ya kuzuka uriya bandagaje, uriya bamwaje, uriya batutse, ugiye mu bwenge wari kujya wavuga ute kuki atagiye kuri ba bantu ngo babwira ati noneho nimwongere mufate, ngo babwira ati noneho nimwongere mumwaze. Ariko ikintu mbamiriza, Yesu Kristo wazutse ntabwo yigeze yiyereka umufarisayo n'umwe, ntabwo yigeze ajya kuburana na Pilato wamutanze, ntabwo yigeze ajya kurwana n'abamukubise, kubera ko Imana yari ifite umugambi wo kwiyereka intore zayo. Ubundi ugiye mu bwenge wavuga uti yari kugenda abantu bateranye mu isinagogi, bajya kubona bakabona araserutse, ngo ngaho nimwongere mumfate, ngo ngaho ngo ndi hano, ngo mwababeshyi mwe. Ntabwo intego y'ubutumwa bwiza ari ukuburana, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari guterana amagambo, ntabwo intego y'ubutumwa bwiza ari ukwisobanura. Kuko atisobanuye imbere ya Pilato, amaze kuzuka ngize gutya, yiyeretse gusa intore ze. Amaze kuzuka yiyeretse gusa abana be. Na n'ubu Yesu Kristo wazutse nta bandi aziyereka atari abana be. Iyo dusomye muri Luka 24 umurongo 27, Luka 24:27. Ariko reka duhere kuri 25 kugira ngo turusheho gusobanukirwa.
arababwira ati mwabapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiye kubabazwa ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? 27 atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe muri we. Atangirira kuri Mose n'abahanuzi bose. Niba abigishwa bari mu nzira y'Emawusi bari ku munsi wa gatatu barimo kuganya bihebye, arabegera buhoro ati kuki mutizera ibyo abahanuzi bavuze byose? Ngo atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Cyangwa nkundira Imana, ahangaha umwami wacu Yesu Kristo yiyereka itorero rye. Nta kundi aryiyereka aciye mu ijambo rye. Quand Jésus Christ se révèle à son église, se révèle à ses enfants, il leur montre sa place dans les saintes écritures. Iyo Yesu Kristo yishurira abana be ajya mu ijambo. Ntabwo Yesu Kristo yishurira abana be mu nzozi. Ntabwo Yesu Kristo yishurira abana be mu kurota, mu mirabyo, mu iyerekwa. Ikintu cya mbere Yesu Kristo akora mu guhishura ububwiru, afungura ibyanditswe. Matayo 20, Luka 24:27 ngo atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Ahita afungura ijambo ahera kuri Mose. Muzi ko ibitabo bya Mose 5 ari byo bibanza. Mu kanya gato we nk'Imana, we jambo waranye n'Imana akambara umubiri, ntabwo ijambo rimugoye. Ahera kuri Mose mu kanya gato abereka mu buhanuzi icyo ubuhanuzi bwari bwarateganije, abagaburira, nk'abashimira Imana ko natwe abana b'Imana tukirira kuri ayo meza. Hano muri Matayo 24 tujye kuri umurongo wa 44. Tugeze kwa 48. Maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose. Unega amatwi, uyu ni Yesu uvuga. Njyewe ndimo kubwiriza, subiramo ibyanditswe ibyo Yesu yabwiraga abana be barimo baganira bajya mu nzira y'Emawusi. Maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose. 44 mutega amatwi. Byanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe muri Zaburi bikwiriye gusohora. Ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Luc 24 au verset 44. Katwumve neza kugira ngo Mana kingura amaso y'iterero ryayo rimenye ububwiru irishurira ijambo ryayo. Matthieu chapitre Luc 24 verset 44. Luc 24 verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est-à-dire dans toute la Bible. Toute la Bible lui rend témoignage. Toute
les Écritures lui rendent témoignage. Oya ni amagambo nababwiraga ko ibyanditswe byose kuri jye mu mategeko ya Mose, mu buhanuzi no mu ndirimbo za Zaburi bigomba gusohora. Ni ukuvuga ngo amategeko yose ya Mose niwe yashushanyaga, abahanuzi bose niwe bahamirizaga, n'indirimbo zose za Mose, indirimbo zose za Salomo nako na Zaburi zose niwe zaririmbaga. Ni ukuvuga ngo umwuka wa Kristo niwe wari kuri Mose, umwuka wa Kristo niwe wari ku bahanuzi bose, umwuka wa Kristo niwe wari kuri Dawidi. Umwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Ibyo biri mu byeshuro Yohana igice 19 umurongo wa 10. Ibyeshuro Yohana igice 19 umurongo wa 10. Umwuka wa Kristo niwe wari kuri Mose, umwuka wa Kristo niwe wari ku bahanuzi bose, umwuka wa Kristo niwe wari kuri Dawidi, niwe Kristo niwe amazaburi yose aririmba. Apocalypse 19 verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Nikubita ku birenge bye ngo muramye. Uyu ni Yohana kari ku kirwa cy'Ipatimo mwiyerekwa. Apocalypse 19 verset 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Arambwira ngo reka ntubikore. Je suis ton compagnon de service. Ni mugenzi wawe. Et celui de tes frères. Nous avons qui ont le témoignage de Jésus. Bafite guhamya kwa Yesu. Adore Dieu. Imana bari usenga. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Kuko guhamya kwa Yesu niwe mwuka w'ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo abahanuzi bose umwuka wa Kristo niwo wari wari hejuru. Umwuka wa Kristo niwo wavugiragamo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tutarishuriwe ntabwo twarisobanukirwa. Ijambo ry'Imana tutarishuriwe nibyo biri mu bya muri Petero. Petero wa kabiri igice cya mbere. Petero wa kabiri igice cya mbere. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 20. Petero wa kabiri igice cya mbere murongo 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mubanze kumenya neza ubwanyu ko nta buhanuzi bwo mu byanditswe byera bushobora gusobanukirwa uko umuntu wese yishakiye. Mumenye neza ubwanyu ko nta buhanuzi bwo mu byanditswe byera bushobora gusobanurwa buri muntu wese uko abyumva. Oya. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mubanze kumenya mwebwe ubwanyu ko nta buhanuzi bwo mu byanditswe byera bushobora gusobanukirwa buri muntu wese uko abyumva. Oya. Ntabwo mu itorero ry'Imana nzima buri muntu wese avuga uko yumva ibintu. Mu itorero ry'Imana nzima turi ku murongo umwe kuko tuvoma ku isoko imwe yo guhishurirwa duhabwa n'ijuru. 21. Car ce n'est pas par ni volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Kubera ko ntabwo ari ku bwenge bw'umuntu ubuhanuzi bwo mu byanditswe bwigeze buza. Ntabwo ari ubushake bwa Yesaya, ntabwo ari ubushake bwa Eliya, ntabwo ari ubushake bwa Musa, ntabwo ari ubushake bwa Dawidi. Dawidi yavugaga muri Zaburi ya 2 akavuga ngo bagabanya imyenda yanjye, ngo bagabanya ikanzu yanjye, ngo barayifindiye, ngo imbwa zirangose. Dawidi yaravugishwaga. Uriya ni Yesu Kristo ari ku musaraba. Ntabwo ari ubwenge bwa Dawidi, ntabwo ari ubwenge bwa Yesaya, ntabwo ari ubwenge bwa Yeremiya. N'ubwenge bw'Imana, n'umwuka w'Imana warimo guharura inzira ububwiro bukomeye buzaseruka mu gihe cyabwo. Bariya gusa barashorerwaga. Igihe Yesaya avuga ngo umwari azasama inda, Uwiteka bwo azabera ikimenyetso, umwari azasama inda. Iyo bamubaza bati aho ni muri Yesaya 7:14 bizagenda bite, yaravuga ati intumwa irarabirwa niyica, njye simvuga ndavugishwa.
dore umwana w'umuhungu Yesaya 9:5 ati twigitangaza Imana ikomeye data twese uhoraho umwami w'amahoro ibi byose se birashoboka ati simbizi igenda hanura ndavugishwa mu gihe kikigera ubu bwiru buzashishurwa tukaba dushimira Imana ko ubu bwiru Imana yari ifite muri yo depuis l'éternité kuva mu iteka igihe cyageze jye nawe jye namwe n'intore zose Imana yabushyize ku meza butubera umutsima w'ubugingo ndabishimira Imana 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie a jamais été apportée kubera ko nta buhanuzi na bumwe bwigeze buzanwa n'ubushake bw'umuntu mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Atariko abanuzi abantu bavuze bashorewe n'umwuka wera. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Abantu basunitswe n'umwuka wera bavuze de la part de Dieu. Ntibavuze ibyabo bavugishijwe n'Imana. Niyo mpamvu hano muri Luka 24 twari tugeze tuhasubire kandi tumaze gusoma murongo wa 44 45 maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Haleluya! Maze abungura ubwenge. Ese mu gifaransa bavuze ngo iki? Abungura ubwenge. Luc 24 verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Maze abungura ubwenge, akingura umuntu wabo w'imbere, kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Nkaba bamenyesheje yuko mu gihe yaberetse ko 44 yaberetse umwanya we mu mategeko ya Mose, abereka uwo ari we mu bahanuzi bose, abereka uwo ari we mu mazaburi. No kuvuga ngo iyo ubonye Kristo mu byanditswe, iyo ubonye Kristo muri Bibiliya, iyo ubonye Kristo mu ijambo ry'Imana, ubuhishuriwe umuntu wawe w'imbere aba ahumutse amaso. Iyo utamubonye nta mucyo. Niyo mpamvu yavugaga ngo nige mucyo. Abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe byera. Ibi nibyo dushimira Imana. 46 ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Namwe muri abagabo bo guhamya ibyo. Namwe muri abagabo bo guhamya ibyo. Icyo nshimira Imana muri inzira y'Emawusi, Kristo w'ijambo yarimo kubwiriza Kristo. Kristo we nk'umuhanuzi, kuko iyo arimo guhamiriza ijambo aba ari umwana w'umuntu, aba ari mu bukozi bw'ubuhanuzi, yegera abana be bihebye. Mwibaza abanyumva, iyo Yesu Kristo asanga abigishwa bajyege Emawusi, agatangira kuzana imbabazi z'abantu n'ubwenge bw'abantu, akabwira ati rwose mwokabyara mwe ni jyewe. Mwibaza icyari kuba bababaye, bari bane bagiye ko ari ku munsi wa gatatu bababaye barira, agatangira kubabwira ngo rwose mbabwije ukuri ngo ni jyewe.
murumva bari kubyemera? Ntabwo bari kubyemera, jamais de la vie. Si Jésus avait dit vraiment, je vous le dis, c'est moi, non, non, ils ne pouvaient pas l'accepter. Il allait même le bousculer. Bari no kumusunika bati tuva imbere, urimo uradukina ku mubyimba. Ariko nkuko twabonye kuri 27 ngo atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. 4 maze arababwira ati niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye muri Mose, mu bahanuzi no muri Zaburi bigomba gusohora. Maze abungura ubwenge, abafungura umutima, il a ouvert l'esprit pour qu'il comprenne les écritures. Maze abafungura umutima, maze haleluya, abafungura umutima, abafungura umutima kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe byera. Ariko uje hano ku murongo 28 katwumva iki kiganiro, no kuvuga ngo uburyo Imana yiyereka itorero ryayo, uburyo Yesu Kristo yiyereka ubwe itorero ryayo, no muri ribanga ryo guhishurwa kubwira ubw'Imana. Icyabubatse, icyatumye banesha, icyatumye baba mu marira, icyatumye banezerwa, icyatumye basubizwamo imbaraga, ntabwo ari amagambo y'imbabazi z'umuntu ngo rwose nige oya, icyo umuti ni ijambo. Niyo mpamvu Luka 24 dukomeje kuri 28 bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho, baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze. Urumva abana b'Imana banezerewe n'ikirere cy'umwuka, bari ku meza y'umwami, atwaretse tukagumana ku munsi ugiye. Umunsi ukaba ukuze, waretse tukagumana ko bwije kandi umunsi ukaba ukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo. 30 yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya. Haleluya! Amaso yabo arahumuka, baramumenya. Iyo adutamitse umutsima, iyo atumangiriye umutsima, iyo atugabije ijambo rye, kuko turimo turifatanya, koko turi mu kirere cy'umwuka, dufitanye ubumwe n'ijuru, akadutamika ijambo rye. Twebwe abana b'Imana amaso yacu arahumuka, n'ubu uyu mutsima aracyawumanyura. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Yari yamaze kuzuka. Bamaze gusangira, maso yabo arahumuka, abura imbere yabo, ntibongera kumubona. 32 baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye. Baravugana bati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Haleluya! Iryo ni ryo banga. Révéler, c'est faire connaître la vérité divine. Guhishura nukumenyekanisha ukuri. Guhishurirwa nugusobanukirwa ibyanditswe, ubisobanuriwe na Yesu Kristo, ubisobanuriwe n'ijuru. Iyo aho guhishurirwa kuri haba umucyo, aho guhishurirwa kuri haba amahoro, amaganya arahunga, ibyishimo bigasaba abana bahishurirwa. Ndasubiramo, ndimo gusoza kubw'uyu munsi. Umurongo wa 30 yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima
arawushimira, arawumanyura, arawubaha. 31, amaso yabo arawumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Mwese abanyumva, iri se si ibanga. Ibi ntabyo yakorera abafarisayo, ntabyo yakorera abasadukayo, ntabwo yagiye mu masinagogi bavuga ngo none twari tuzi ko ijambo ry'Imana rishurwa gusa mu nsengero. Oya, ndavuze ngo oya, Imana niba mu masengero. Dieu n'habite pas dans les temples, Dieu n'habite pas dans les églises, Dieu habite dans sa parole. Imana niba mu rusengero, Imana niba mu nyubako, Imana niba mu myanya abantu bubatse bavango ni mu bicanira abantu biyubakiye. Imana iba mu ijambo ryayo. Yakobo ari mu ishyamba ajya kwara abandi, urwego rwaramanutse, yisegura ibuye. Abasoma Bibiliya murabizi, ijuru rirakinguka, abamarayika bamanuka bazamuka. Imana imuha amasezerano. Aho waba uri hose, Imana ikurikirana imbuto yayo. Nkabashimira Imana, nizeye kunyumva wese ahari hose. Mu gihe muri we hari umugambi w'Imana, igihe muri we hari umubande wo gushaka ukuri, Imana ikabimufite muri porogaramu yayo. Imana iramusanga imwihishurire. Verset 32, murongo wa 32 muri Luka 24, baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateraniye hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Kubera yuko we uko yarabiyeretse yari yagiye no kwa Simoni, sibyo? Imana amaze kuzuka yahise akora vuba vuba, arajagajaga umurwa, ajya hari intore, abaje Mawusi ajya bikingiranye. Imana n'ubu iracyari ku murimo. Nuko babandi babiri nabo babatekerereza ibyababereye mu nzira, n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Mamwe ariko aya mateka ni meza. Abanyumva mwese mwumve ko Imana niyo dukorera, Imana niyo twizera. N'ubu iracyatumanyurira umutima, n'ubu iracyadufungura imitima, n'ubu iracyatwishurira mu byanditswe byera, n'ubu iracyaduha umunezero wo kuyibona mu ijambo ryayo. Bakivuga ibyo, no kuvuga babandi babiri basanze ba Simoni babikingiraniye. Simoni atanga ubuhamya uko yamwiyeretse Simoni Petero. Babagabo bajyaga Emawusi nabo batanga ubwabo, bari ku meza y'umwami, banezerewe, bashima Imana. Icyama natwe muri bihe tugezemo bya nyuma, abana b'Imana bagahorana icyo kirere cyo guhuza, basangira ibyo umwami yabakoreye. 36 bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuzuka ntagakomanga. Yesu ahagarara hagati yabo, mbega umunezero, mbega ibyishimo, maze barikanga. 37 bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo umuzimu babonye. Arababwira ati, ikibahagaritse imitima ni iki, kandi niki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye yuko ari iby'ubwanjye, ndetse nimwunkoreho murebe, kuko umuzimu utagira umubiri n'amagufwa n'ibyo mundebana. Avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko ibineza neza bikibabujije kubyemera, bagitangara, arababaza ati, hari icyo kurya mufite hano? 42 bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira, akirira imbere yabo. Nibyo twakomerejeho kuri 44, ngo maze arababwira ati, aya niyo magambo. Atangirira kubabwira ibyo twasomye. Nababwiraga ko byanditswe byose kuri muri Mose, mu mategeko ya Mose, ibyo abahanuzi bose bahanuye, n'indirimbo zose za Zaburi, ni jyewe bihamiriza. Umwami wacu Yesu Kristo
byanditswe byose niwe bihamiriza. Cyo shimira Imana kineye n'umunezero nuko hano yarimo guhamiriza ibyanditswe kandi nawe niwe bihamiriza. Les Écritures lui rendent témoignage et il rend témoignage aux Écritures. Na n'ubu byanditswe niwe bihamiriza nk'umukiza wacu n'Imana nzima, kandi nanone umwuka wera yaje mu bagaragu b'Imana Yesu Kristo nanone ahamiriza ibyanditswe. Ibyo tuzakomeza tubibone. Umwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Cyo nsabira buri wese wakirira ijambo nuko rimuha uyu munezero ababigishwa bagege Emawusi bagize, rimuha uyu munezero ba Simoni Petero bagize, atawutewe n'ibyumviro n'amasantima, awutewe nuko Imana yagufunguye umutima ukabona Yesu Kristo mu ijambo rye. Imana iwumugisha ijambo ryayo, ububwiru bwayo Mana nyongera kudukingurira. Tuzakomeza turebe ububwiru bw'Imana bwagaragaye muri Yesu Kristo. Witeka umugisha abumvise iri jambo mwese. Turasenga dusoza. Ndagushimiye mwami wacu Yesu Kristo kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ndagushimiye kubw'umutima w'ubugingo utumanyuriye. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye mwami. Na n'ubu ijambo ryawe ntabwo ryigishwa mu mashuri, nubwo abantu bibwira ko ryigishwa, bakubaka ama-universite, bakubaka amashuri makuru ahambaye, bakigisha Bibiliya, bagatanga n'impamya bumenyi, bagatanga n'ibyubahiro n'impapuro zemeza ko baminuje. Ariko mwami, kaminuza y'ijuru niyo ifungura ubwiru bw'Imana, ikigisha buri mwana w'Imana akakumenya, akamenya les mystères, akamenya ibyahishwe abanyabwenge. Mwami wacu Yesu Kristo, reka tubigushimire. Nkaba ngusaba ngo n'ubu ugendere buri wese wumvise iri jambo, umwishurire, umuye kukubona wereye muri Mose, umuye kukubona mu bahanuzi, umuye kukubona muri Zaburi, umuye kukubona muri buri jambo ryose ryanditswe. Kuko mwami, buri jambo ryose riri muri Bibiliya niwe rihamiriza. Ibi nta muntu wabiduha keretse udusohorera ijambo, kuko natwe turabigishwa bawe. Ngo maze abafungura imitima, abafungura amaso, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ngo maze abafungura umutima, amaso y'imitima, kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe byera. Aba ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe byera. Natwe abana bawe n'abumvise iri jambo bose ubagenere, ubakingurira imitima, bakubone mu ijambo ryawe. Ubuntu bwawe bubane natwe, udushoboze kukubona, kugukurikira, kukumvira, kukubona nk'uko uri mu ijambo ryawe. Udumugisha. Nkaba ngushimiye mwami, umugisha abana bawe twese twakiriye iri jambo. Umugabane wacu, ijambo ryawe ritubera umuti wa buri kibazo, ritubera intsinzi ya buri ntambara, ritubera umuti wa buri burwayi. Kuko ijambo ryawe rivuga ngo bazamenye ukuri kandi ukuri kuzabohora. Urakoze mwami wacu kwaduhaye umugisha. No ku cyumweru gitaha uko uzabishaka uzagaburire intore zawe ijambo ryawe. Nkaba ngushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Witeka aduhane umugisha twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.